Muraho nshuti bavandimwe, ndabasuhuje ngo mugire amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana Data ikomeze ibane namwe kandi bagire neza. Uyu mwanya nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana, ndetse n'abandi bose bazayumva bizababera umugisha, bizabubake, bibabere imbaraga. Yesu agira neza. Yesu agira neza. Gukunda Imana ni ukwigirira neza. Gukunda Imana ni ukwigirira neza. Ubuzima bukunze Imana buba burimo kwigirira neza, kandi ubuzima budakunze Imana buba burimo kwigirira nabi. Abantu ntibagikunda ko abantu bavuga ibintu byose neza mu buryo bwabyo, bakunda ngo babishikirane. Niwegera Imana izakwegera, nukunda Imana izagukunda. Kandi iyo dore koko yadukunze tutaraba gukundwa, tukiri babi, ariko kandi iradusaba ko natwe tuyikunda tukayegera, twishimira urukundo rwayo, hanyuma tuyegere. Kuko Imana kudukunda tutayikunze ntaco byubaka ubuzima bwacu. Kuko umuntu kugukunda wowe ukamwanga, ntumwishimire, ntumwitabire, ntubwire gute, ntabwo ushobora no kujya kubyo afite, nta mugisha ufite kubyo afite. Ariko niba Imana yaradukunze, natwe dukwiriye kwikunda tukayegera. Uyu mwanya rero nifuje ko tuganira ijambo rikomeza ubugingo bwacu, ijambo ridukomeza ryo gukomeza abakristo, rivuga ngo kugira kwizera no mu gihe udafite icho urimo ubona. Kugira kwizera no mu gihe udafite icho urimo ubona. Imana ibahumuje. Niryo jambo tuganira mu minota mikeya cyane kugira ngo rize kudukomeza. Turarisanga mu gitabo cya Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ni ibice 18 umurongo wa 35, amagambo magufi ndi buyavuge nabwo mu buryo bugufi. Haravuga ngo Luka 18:35, nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abagiye imbere barayicaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara, ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira yimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Aya ni amakuru, iyi ni inkuru ya Yesu n'umugabo wari impumyi. Umugabo wari impumyi, kandi ubuhumyi yari afite yarabumaranye. Bibiliya ivuga ko yarabumaranye igihe kirekire, kandi ubuzima yari ituye mu buzima bwo gusabiriza. Ikajya ari uko yasabirije ku muhanda, abahita, abahisi n'abagenzi nibo bari bayitunze. Ugize impuhwe akayiheza, utagize impuhwe akitambukira. Kimwe nuko tugenda tubireba imijyi, mu nzira tugenda usanga abantu bicaye b'impumyi n'abandi basaba, batunzwe n'ibyo basaba. Umwe muzaba mushoreranye, ukabona umwe akoze umufuka yihaye igiceri cyangwa se yihaye ibyo afite, undi agatambuka. Yesu nawe, iyi mpumyi nayo niko byayigendeye uyu munsi, nkuko n'ubundi yari tubikora. Ntiyagiraga icyo ibona, ntiyarebaga. Hari abakunda kuvuga, kubatanga komantere bakavuga ngo impumyi ntiyari ifite n'amaso akwiriye kuba. Yari impumyi ifite face yose ngo ireshe. Ariko kandi uretse no kuvuga gutyo,
reka tuvuge gusa ko yari impumyi. Kuba yari impumyi byonyine byumvikana ko itabonaga, ntacyo yari ifite ibona, ntiyarebaga ntiyabonaga. Ariko umunsi Yesu yacaga muri iyo nzira yari yicayemo, uyu mugabo arema kwizera muri we, kandi arema kwizera adafite n'icyo arimo areba, adafite icyo arimo abona, ariko kwizera kurebeka mu bugingo bwe, mu mutima we. Ngo yumva urusaku rw'abantu benshi bahita bagenda batambuka, ngo irabaza ngo ese ibyo ni ibiki? Ibaza ibyo ari byo, biravuga ngo ibaza ibyo ari byo, uru rusaku ni urw'iki? Barayibwira ngo ni Yesu w'i Nazareti uhita utambuka. Iyi mpumyi ngo irataka cyane iti ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ngo akora ikintu gikomeye, ariko mbere yuko Yesu agira icyo akora, ngo abari bari imbere cortege convoy y'abantu, abantu benshi, kuko Yesu aho yakundaga kujyana n'abantu benshi cyane. Birivuga ko aho Yesu yajaga yakundaga kujyana n'imbaga y'abantu benshi bamukurikiye, kandi bamukurikiraga mu bice bitandukanye. Hari abamukurikiraga kugira ngo bahazwe, bahabwe imitsima bajye, hari abamukurikiraga kugira ngo bumve amagambo avuga, hari bose, ni ukuvuga ngo abo bantu bose bamukurikiraga mu buryo bugiye butandukanye, bari benshi. Abantu bari imbere rero ngo barayicecekesha ngo niceceke ireke gusakuriza abantu barimo batambuka, kandi ntibifuzaga ko asakuriza Yesu. Ariko reka mubwire ntarakomeza ijambo rivuga ngo no mu rusaku rw'abantu urashobora gutabara. No mu rusaku rwinshi ruteye ubwoba abantu barimo basakuza urashobora gutabara. Shikama, komera ushikame, wihangane, utuze, utekane, urugendo rwawe Imana iraruzi. Muri ibyo rero ngo dore marayika ngo azayumva no gutabara. Komera ushikame. No mu rusaku rw'abantu rwinshi harashobora kuviramo igisubizo cyawe. Abantu baribwira ngo kikeka kurasakuza, wisakuza, ariko Bibiliya iravuga ngo ariko yo ngo irushirizaho gusakuza. Ivuga ngo mwene Dawidi mbabarira. Yesu ngo arahagarara, ategeka ko bayimuzanira. Mwigeze bugufi arayibaza ngo se urashaka kumugirira nte? Nayo biramusubiza ngo data muja ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ngo humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ngo mwanya ihera kirahumuka. Reka babwire ngo kwizera no mugihe udafite icho ubona kuza kurema igisubizo gituma ndetse no kubona ubona. Kwizera mugihe udafite n'icho wabure kuza kurema sight, kuza kurema kubona ukagira n'icho ubona. Bivuga ngo ubuzima butizera ntacyo bubona, ariko ubuzima bwizera no mugihe udafite icyo urimo ubona buzaburemerwa ikintu bukabona, buzaburemerwa kubona. Baratimayo rero iyi mpumyi ibona, kandi hari urusaku ruyibwira ngo wivuga wisakuza, ariko yo kubera kwizera kwari muri yo, kubera kwizera kwazamutse mu mutima we, aravuga ngo ubwo usangiza amahirwe yo kubona Yesu anciye iruhande ndaba muzima. Ngo arataka. Reka mbabwire ngo nimutake, mwiceceka. Guceceka akenshi nikuza kumenyekanisha icyo umuntu yifuza muri we, ariko reka mbabwire ngo nimuze imbere y'Imana mutake. Tuje imbere y'Imana dutake, tuvuge, hanyuma kwizera kuri muri twe kuzatuma no mu gihe tudafite icyo tuba tureba Imana irema ibigaragara tukabibona. Ndishimye, haleluya. Imana izarema ikintu kigaragara, ndetse n'aba bariko badusakuriza bari ku ruhande bariko basakuza bibatangaza. Reka mbabwire iteka ryose igisubizo c'Imana iyo kizamwe no kwizera kiza gituma n'abari ku ruhande batangazwa n'ico kintu kibaye, kuko hari igihe abantu bibwira bareba ubuzima bwacu bakaba bokarasa bobushira babugendera nuko bukwiriye kubaho. Ariko reka mbabwira ngo nta muntu ufite kumenya ukunda kwiriye kubaho, nta muntu ugenga ubuzima bwo kubaho k'umuntu usibye Imana gusa. Mureke twegera Imana twizeye, hanyuma dusabe, dutake,
taka. Bibiliya ntiduhakanira gutaka, Bibiliya twemera gutaka, kuko iyo Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana ryanditswe, iyo dusoma amagambo tukumva uburyo yanditswe muri Bibiliya, aba ari isomo ritwereka ngo natwe tubikoze birashoboka. Taka, niba ufite ikikuremereye mu buzima, niba ufite ikintu gituma, niba udafite kubona mu buzima, taka urabona. Niba ufite ikikuremereye mu buzima, taka uroroherezwa. Ni nako Yesu yabivuze. Ijambo ryayo rivuga ngo Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe. Arataka ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Muzane imitwaro ibaremerereye, hanyuma ngo ndabaheze umutwaro uborohereye. Ufite bavandimwe, reka mbabwire ijambo rivuga ngo gira kwizera no mugihe udafite icho ubona, uzagira icho ubona. Wikwita ku majwi menshi gusakuriza kubuza kuvuga. Reka mbabwire ngo na nyuma y'amajwi menshi akubuza gutaka no kuvuga, ngo hari ijwi rindi rikubwira ngo vuga. Kandi ijwi rya Yesu rizariza nyuma y'andi majwi. Igihe andi majwi yose yamaze kuvuga ngo wivuga, ceceka, wivuga, ntukwiriye kuvuga, wikore sakuza, hari ijwi rindi rizariza ryoroheje rikavuga ngo vuga icyo ushaka, mbwira icyo ushaka. Witinya ibirimo bigusakuriza imbere, witinya ibirimo bivuga uruhande rwawe, witinya ibikubuza kuvuga, witinya ibikubuza gutaka. Menya ko nyuma y'ayo majwi yose arimo gusakuriza, arimo kuvuza, arimo gucecekesha, arimo gukubita hasi gucikinya, hari irindi jwi rigiye kuza rivuga ngo vuga icyo ushaka, vuga icyo ukeneye, vuga icyo wifuza. Ariko banza ugire kwizera kuguhesha kwizera no mugihe udafite icho urimo ubona. Wicika intege, gira kwizera no mugihe udafite icho urimo ubona. Ufite umuvandimwe, reka nkubwira ngo wowe uremererewe n'ibikuremereye ibyo ari byo byose by'uburyo butandukanye, ndashobora kuvuga ngo menye ijambo gusa. Nakubwira ni ijambo rivuga ngo wicika intege, gira kwizera no mugihe udafite icho urimo ubona, hanyuma kuzakuremera ibyo uzabona ndetse n'abantu babibone, hanyuma utunganirwe. Icya kabiri, wikwita ku majwi agusakuriza, kuko Baritimayo iyi mpumyi ije kwita kuri aya majwi y'icecekesha, Yesu arashobora kuba birashoboka ko Yesu yari kwitambuka kwenda ntamenye kwiraho. Hari ibibazo bimwe bituremerereye, hari ibibazo bimwe dufite mu buzima, hari ibibazo bimwe bituremerereye, bitunanije, kubera yuko ntitwabivuze, we didn't express them out, ntabwo twabyerekanye, ntabwo twatatse, ntabwo twasabye. Reka mbabwire ngo nitwegere Yesu. Yesu adufitiye impuhwe, Yesu adufitiye imbabazi, Yesu akeneye kudutabara, ariko kandi nimwemere tumwegere, turimo dutake. Yesu akeneye abataka bamuzi imbere, bavuga, bakeneye ba express feelings zabo indani, bakazereka Yesu, bakazishira imbere ya Yesu. Mana ishimwe ko dufite umwana ukeneye ko adutabara kandi atugirira neza. Niki gituma tudasenga, niki gituma tutamwegera, tukamusakuriza, tukamubwira, tugataka, hanyuma tukareba ko yaguceceka. Yesu ntashobora guceceka. Ukamubwira ngo Yesu ntashobora guceceka mu gihe kwizera kwawe kwakweretse neza yuko nubwo udafite icho urimo ubona, ariko kandi hari ikiyemwa ukakibona, hari icho uri buremerwe, hari icho uri buhabwe. Ufite umuvandimwe komera, shikama, tekana, gira kwizera no mu gihe wabona ibintu ntabya bigaragara, ni mu gihe udafite icho urimo imbere, ariko kandi hari ibigiye kuza. No mu majwi arimo gusakuriza, hari irindi jwi rije kubwira ngo taka, gira icyo uvuga, ukeneye iki. Iryo jwi rizakubera umugisha, uzabona Imana, uzatabarwa. Imana ifite ubushobozi bwo gukora no mwihari, no mugihe bigaragarira abantu yuko bitaba bishobotse. Nkakubwira ngo Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi bwo gukora no mugihe abantu bose baba bareba ko uri mwihari bitaba bishobotse, uri mu buzima, uri mu buzima bitaba bishobotse ko hari ikintu ubona. Tuza, shikama, tekana, Umwami Yesu agufitiye imbabazi kandi aragukeneye, hanyuma kandi afite n'ibyo wifuza byose. Ibyo ukeneye byose biri muri Yesu. Genda wegere Yesu, egera Yesu kandi umusabe, umutakire, udacika intege, udacogora. Yesu yaciye umugani abwira abigishwa hejuru ngo uyu mupfakazi wahoraga aje imbere y'umuntu wamurenganyaga, yahoraga aje imbere y'umucamanza kugira ngo amurenganure n'umuntu wamurenganyaga, ngo wa mucamanza ntiyamwitaho, ngo kandi bimara igihe kirekire. Bari kujya mugore ngo ntiyacogora, ngo akomeza kuja imbere ye, ngo amubwira ngo ndenganura n'undenganya. Umucamanza yigira inama, aravuga ngo reka ngo amurenganure, ngo kubera yuko amurembeje mu rusaku,
Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mwebwe nimuze imbere y'Imana mudacogora, ngo ese muzabona mute guhabwa ibyo mukeneye. Bivuga yuko nidukomere dushikame, dushinga imizi ku Mana, twegera Imana tudacogora, dusenge none dusengeje. Nako birizivuga ngo musenge ubudasiba. Biri ijambo ry'Imana yo ikavuga ngo musenge ubutitsa, ntimurangize gusenga. Komeza usenge, wisiba gusenga, wicika intege, komeza uzi imbere y'Imana usenga, kandi uyibwira ibyo ukeneye, uyibwira ibyo usaba. No mu udafite icyo urimo ubona, Imana izakora ibikomeye kandi izakubwira neza. Ndabashimiye kandi basaba umugisha ku Mana, kugira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibubake, Imana ibaremere ibyiringiro byo kubona ibyo byo kubona n'ibigaragara ko nta bihari. Hari ibitagaragara ariko kandi biza bigaragarira wizeye, hari ibyo umuntu atabona ariko kandi biza bikabonwa n'umuntu wizeye. Tugire kwizera, tuzabona n'ibindi bikomeye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.